turi ku ishuri ntababeshya. Ishuri twigamo ntitwasabye kurizamo, ariko twaryisanzemo, kandi si twe gusa n'abakurambere baryizemo. Imana dutumyeho abantu bacu, ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu, turi ku ishuri amasomo meza. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya tukabuzanya ibibi kandi ukirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu ishuri rya none nyuma twigana ubundi ntangire nkubwira nti ubukene si ingeso ngo uzapfane nabwo, dore ko ingeso ari yipfa nyirayo yapfuye. Ubukene si umurage warazwe, yewe sindasago warasazwe. Ibyago byo kuvukira mu bukene bihinduramo amahirwe. Shishoza ushikame ku ntego maze uhirwe. Turaza gusoza iri shuri nkubwira nti ntugaheranwe n'agahinda, ntukemere na rimwe kuneshwa. Ibikomere byose wagira, uburibwe bwose waba uri gucamo, ibigeragezo byose wacamo, iteka ujye uharanira kutabiha umwanya wawe, ntugahe umwanya ibikomere. Nyemerera twigane, unkundire tugendane. Ubukene si ingeso. Hari abakennye bavutse bisanga bari mu bukene, hari abakennye babitewe n'abandi, hari kandi n'abakennye babyiteye. Ariko ntitwakwibagirwa abakennye kuko bagombaga gukena, niryo geno ryabo. Niba waravutse uri umukene, nahawe ho gukora ukaburwanya. Niba ubukene warabutewe n'abandi, nicyo gihe ngo uhindure inzira kandi ube kure yabo, cyangwa se uhitemo kubegera cyane wisubiza ibyawe. Niba kandi warakennye ubyiteye, ikebuke, ongera wikebuke, nurangiza wowe ubwawe wibwira uti ndashoboye kandi nkwiye ibyiza. Ibi nubigira intego ukabyumva bikakwinjira, uzabonaho ukwiye ibyiza. None si byiza wakiha ni ubuzima bw'ubukene? Isubize, koresha umutimanama wawe. Naho ubukene bubona busa nkaho ari karande, ari igeno. Ibanga ry'igeno burya ni ugusenga maze ubundi ugakora. Igeno rihindurwa n'ubusabe bwiza ku muntu wemera ko igeno ribaho kandi rikagenwa na nyir'ibiremwa, rurema Imana isumba byose. Nyemera dukomeze twigane. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo, inganzo imishuri. Ubwira uwumva ntavunika, imfubyi yumvira mu rusaku, habwirwa benshi hakumva beneyo. Naho nyamwanga kumva we ntiyatinze kubona. Ubukene si ingeso, ntawe nzi bwabereye umwambaro mwiza yambara akaberwa, wikumva ko byarangiye. Niba uri utigeze utekereza ko waba we, humura burya wanaba utajya urota ko wanaba we. Ubukene si ingeso, ariko uzahunge babandi bose iteka uba ntacyo bakungura. Kuba intwari si ukugumana nabo mwese mwariyakiriye. Hindura ubuzima bwawe, uhindure n'ubwabo. Akenshi ikiremwamuntu gitinya impinduka, ariko ndagusabye mu byo ukora byose ntugatinye kwakira impinduka. Iteka ryose bizagusaba gukora ibyo utigeze ukora kugira ngo ubone ibyo utigeze ubona. Ibyiringiro bigendana no gukora. Wavutse kwa kanaka, n'uwo mugenzi wawe yavutse kwa kanaka wundi. Ubushobozi bwa mwembi buratandukanye, imibereho yanyu iratandukanye, muri make ntimuhwanye. Niba wumva neza urumva ko n'ibyo musabwa bitandukanye. Nta gihe ufite cyo gutakaza, ntiwemerewe kurangara. Ni byiza kwimenya bitarimo kwirarira, kwimenya kutarimo kwirara, maze ukamenya ko mu rugendo urimo ntukemere gukerezwa n'uwo mutari bujyane ngo mubazwe bimwe. Ntuzakerezwe n'uzagenda n'indege, imodoka n'ibindi, wowe uri bugende n'amaguru. Ntuzakerezwe n'uwo muzagera iyo mujya akaba mushya kuri wowe. Ihesha agaciro, dukomeze twigane. Agahinda nikica kagira mubi, kutimenya ni ikosa rikomeye, ariko gutakaza umwanya bikaba icyaha gikomeye kuruta ikosa. Uri umukene nkaho utarajwe inshinga no kwikorera ndetse ukanakorera abawe, ahubwo ukirirwa mu matiku, amagambo, amashyara akakumara, ukurusha ubushobozi ukabimuziza kandi nta ruhare yabigizemo mu bukene bwawe. Si ikosa ahubwo ni icyaha guta umwanya, wita umwanya mu bitakureba. Ese kwirirwa mu magambo uvuga kanaka na kanaka biragabura? Imvugo zisebanya n'amatika avanzemo ishyari niwo mukiro wahisemo? Biragabura se n'umushinga uzagutunga ukaba n'umurage ku bawe? Ubukene si ingeso, ariko burica.
wita umwanya wawe, wita igihe mu by'abandi. Ni wowe wadukanye imvugo ngo abakire si abantu, nawe rero ubwo nturiwe ntacyo akora utakora. Uwatekereza neza yasanga ahubwo ukora ibyo atanatinyuka gukora. Haguruka ukore, ubuzima bwawe si umushinga w'abandi, ubuzima bwawe ni wowe uzi ikibukwiye. Kora witinda mu nzira utindijwe n'ibyo abandi bagezeho, wibyuka utekereza ibiri mu maboko y'abandi, witakaza igihe cyawe dore igihe kirahenda. Kora ubone bike ariko wihaye, byinshi nabyo biva kuri bike. Ijabo ryawe niryo rizaguha ijambo. Nudaharanira kwigira wowe ubwawe, uzahora uri umucakara wabo wita ko atari abantu, n'abacakara kandi nabo baba mu byiciro, uzaba uri usuzuguritse muri bo. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi ku ishuri, nyemera dukomeze twigane. Ibi byose uri kumva mu ishuri rya none ni bike ku byo twakavuze, ariko tuzi neza ko buri wese hari icyo yumva akibwira. Gusa sinigitangaza ko hari n'abirengagiza cyangwa bakinangira. Ikibazo abantu benshi basangiye ni ikibazo cyo kwanga kwakira ukuri. Ubusharire bw'umutima uba mu kuri burangwa, bukangwa no gutekereza uburyohe bwo gukizwa nabwo, naho uburyohe bw'uburyarya, uburyohe bw'ikinyoma bugakundwa cyane. Icyo kinyoma nta n'utekereza ku burozi bwacyo. Nyemera dukomeze twigane. Uzanga kuvuga ukuri upfe, uzavuga ukuri upfe, nahawe ho guhitamo. Ubukene si ingeso. Umunsi wavutse ukamenya ubwenge wanyu mujya mubura ibyo kurya, nta myambaro, mutaba mu nzu muba mukitiranwa nayo, kwiga bigoranye, ugakura so na nyoko nabo ubwabo bacungana, n'ibindi byose nawe uzaha iwanyu ndetse no mu muturanye, byose ntibyakakubera uruzitiro rukuzitira, ahubwo ni ishuri ryiza wize kurusha abatarabonye ibyo wabonye, abataraciye mu byo waciyemo. Ntiwakigira umwibone kuko ubwo wanywaga amazi yo mu migende, unywa inkari zawe, urya umwanda wawe, urira ugahogora n'amashereka yabuze. Hari abandi babijugunyaga, ibyo bajugunye wasanga ari nabyo byagutunze. Uracyumva se ufite umwanya wo guta? Wavutse uri umukene, ukurira mu bukene, usazira mu bukene, upfira mu bukene. Ariko reka dufashanye tugirana inama yo gukora, dushaka iterambere, dukora ibyiza biboneye biciye mu mucyo. Kandi umwiza mu bantu ni wa muntu ufite icyo afite maze agafasha n'abandi kugira icyo bagira. Mu byiza uzibukirwa ahubwo uzaba warapfuye harimo umuntu wafashije maze akagira ubuzima bwiza. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo imishuri. Ntugaheranwe n'agahinda, ntukemere na rimwe kuneshwa. Ibikomere byose wagira, uburibwe bwose waba uri gucamo, ibigeragezo byose wacamo, iteka ujye uharanira kutabiha umwanya iwawe. Nawe ibaze nutabirwanya ngo ubineshe, bizagira ubuturo iwawe maze bibe umuturanyi wawe. Ikizakurikiraho ni ukugenga ubuzima bwawe. Ibi byange, ndagusabye byange. Nutabyanga uzaba nk'urukwavu ruragiwe n'intare. Igikurikira uracyumva. Agahinda, ibikomere, ibigeragezo, ibi byose ni ihame mu buzima ko ntaho wabihungira. Ikosa si iryawe kuba byakuzira, ariko guheranwa nabyo ni ikosa. Nyemera dukomeze twigane. Ubuzima ikiremwa muntu kibamo ni urugamba rukomeye kurusha ingamba zose zibaho. Ni urugamba ruruta izindi, kuko izindi zizwi zitegurwa n'abantu kandi nazo zigamije kwiyongera kuri rwa rugamba basanganywe. Hari ibibazo karemano umuntu aba agomba guhura nabyo nta kabuza: izuba ryinshi, imvura nyinshi, imitingito, ibiza bitandukanye. Ariko bitangira kuba ishyano byarenze ibibazo iyo umuntu ibibazo ahura nabyo biterwa n'umuntu mugenzi we. Iki si ikibazo ni ishyano, si ikibazo ni amahano. Kubona umuntu yica umuntu cyangwa akamwicira abe, kubona umuntu ahamenesha undi, kubona umuntu agambanira undi byamugeza ku rupfu, byose umuntu akabikora nta no kwibaza ati ese abaye njye. Umuntu akabaho ubuzima bwe bwose ahemuka, umuntu akabaho ubuzima bwe bwose ahemukira abandi, umuntu akabaho ubuzima bwose abuza amahoro n'umudendezo abandi bantu, umuntu akabaho ari ugena ibigomba gukorerwa abandi. Yewe muntu uteye gutyo, iyo wabaga wamenyaga ko urupfu ruzakuzira, ntiwanakagiza umuntu n'umwe utunga urutoki. Ubaye uzi ko ntawe urapfa ngo aza kubwira uko hameze mu mva, wagenza make, nta n'uwo waba wemerewe kureba nabi. Ndakubwira ko ubwabyo gutunga urutoki umuntu kubw'inabi, kureba umuntu nabi utabyemerewe. Ibaze rero wa muntu watinyutse cyangwa utinyuka kwambura ubuzima umuntu.
Ibaze wa muntu umenesha mugenzi we, ibaze nawe wa muntu ukora bimwe byose uzi bitari byiza ku bandi. Uyu muntu icyiza kuri we azafata ikara ryaka mu kiganza cye cyangwa azashyushye icyuma gikoze ku rurimi, iba azabikora yibaza ati harya ndinde ku bandi, abandi mbabanirane. Namusabye gupfumbata ikara ryaka cyangwa gukoza ururimi ku cyuma cyashyuhijwe, sinamusabye kwiyica. Uyu muntu aramutse abyemeye akabikora, nibwo yamenya hari agaciro k'ubuhemu bwe, amahano ye ku bandi. Umuntu akica undi kandi atinya urupfu, umuntu akicira abandi kandi yumva akunda be, umuntu akamenesha abandi atakifuza kumeneshwa. Ese kuki umuntu yakorera abandi ibyo atakifuza gukorerwa? Ni gute umuntu yakifuza uburenganzira bwe biciye mu guhonyora ubw'abandi? Ese ni iki cyamaze umuntu ubwoba? Umuntu ashukwa n'iki? Umuntu akavuka ntawe ari we mbere kandi nabwo ntacyo yari cyo uretse amazi, agakura atikujije, akabaho atibeshejeho, kuko hari abo bitakundiye ko bakura ngo babeho, akabona ibyo abona bitari kubwe, ariko akanga akigira igitangaza. Nyamara ngo ibyo umuntu yakigira byose ntateze kureshya nk'imisozi, ibyo umuntu yakigira byose ntateze gukandagira isi ngo ishwanyuke, umuntu ibyo yakigira byose ntateze kuzabuza indwara kumushyira hasi. Ikirenze ibyo, umuntu azakora ibyo ashaka byose, ariko ntateze kuzarwanya urupfu ubwo ruzaba rwamugezeho. Nyemera dukomeze twigane. Bamwe bata umuntu yahawe ubwenge, ariko nk'aho atabukoresheje mu bimwubaka byubaka n'abandi. Imbaraga yazishyize mu kubaka ibyangiza umuntu. Umuntu niwe mwangizi wa mbere isi ifite. Yaremwe isi imaze gutunganywa, ahabwa kwisanga maze asandaguza ibyo asanze. Umuntu ikiremwa gitinyitse. Umuntu numvise bavuga ko ariwe nyamaswa mbi. Umuntu igihe kimwe abaho nk'aho atagira umutimanama. Umuntu utagira ubwoba, isoni yumva zivugwa, impuhwe, imbabazi byaramwihishe. Ubanza ahari kuvuga umuntu uyu yaba atukisha abandi bantu, ariko nanone sinamwita inyamaswa kuko ubanza zitamwemera muri zo, kuko na nyinshi muri zo niwe waziciye mu isi. Ni umwangizi bihagije. Yewe muntu, ujye uzirikana ko byose uzabibazwa. Hari umunsi w'urubanza, umunsi ukuboko kwawe kuzagushinja, umunsi ukuguru kwawe kuzagushinja, umunsi ururimi rwawe ruzagushinja, umunsi ugutwi kwawe kuzagushinja, umunsi uziyanga wowe ubwawe. Shishoza neza, tekereza neza, fungura amaso neza, wikebuke ubundi wibaza uti harya mbanye n'abandi nte? Ndinde? Ese nzapfa? Nyuma yo gupfa se abanjye se baterwa ishema no kumenya cyangwa bagira ipfunwe? Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri ryampaye inganzo imishuri. Nyemera dukomeze twigane. Nta ngero ntanga, ahubwo buri wese ku rwego rw'amateka z'iy'isi yibaza impamvu hari amazina yagiye abaho bigendanye n'ibikorwa ba nyirayo bakoze, akaba ntawe ukiyitwa. Nyemera dukomeze twigane. Ku isi turi abagenzi. Ibyo bibi byose twavuze n'ibyo tutavuze, maye hari ababigorerwamo, hari ababirenganiramo. Inzirakarengane, abo ni bamwe biswe ibyatsi aho inzovu zarwaniye. Abo ni bamwe babaho bacurirwaho imigambi mibi. Hirya no hino ku isi umuntu utarahisemo aho avukira, uwo avuka ari we, akicwa, agahutazwa, agahohoterwa, agakorerwa iyicarubozo. Nyamara benshi mu bakora ibyo bigiye hamwe ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Imvugo izimije ariko iri mu bwenge. Isa nanjye, isa nawe, isa n'uriya. Kuki wavangura? Ninde wakubwiye ko ari we muntu waremewe isi? Harya uva amaraso? Oya, ntiwayavura arenze. Muntu uhura n'ibi bibi byose cyangwa wahuye nabyo, ntukihebe, ntugahorane agahinda, ntugaha agaciro ibikomere watewe cyangwa uterwa. Bucya bwitwa ejo. Isi ni gatebe gatoki, kandi uwakuremye niwe murengezi wawe. Gira neza wigendere, utambuke ntawe ukandagiye. Kubaho udahemuka nibwo bwenge. Ni wowe waje ukwiye kandi uzahora ukwiye. Ujye wiberaho nk'ukwezi kumurika kandi gukikijwe n'umwijima. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza, twabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Turi ku ishuri, amasomo meza.